Philadelphia Imana iratsinda. Imana ishimwe, Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana cyane muri iki gitondo. Ni igitondo cyiza Imana ituremeye kugira ngo tunezerwe, kugira ngo tuvuge imirimo yayo. Rero data wacu nahabwa icyubahiro, papa wo mu ijuru ndamushimira. Ntabwo njya nibagirwa ko hari abaryamye bakaba babyutse atari bazima, bikaba babyutse rwose byarangiye kandi baryamye ari bazima, cyangwa se aya masaha babyukiye kwa muganga. Ariko we nanjye Imana yaturinze, turi bazima, tubyukanye umwuka w'abazima, ndetse turumva tumeze neza mu mibiri yacu n'ubuntu Imana yatugiriye. Imana rero ihabwa icyubahiro pe, ihabwa icyubahiro. Ntabwo twabura icyo dushimira Imana, ntabwo twabura icyo tuvuga, ntabwo twabura ineza yayo kuyivuga. Imana yacu ni ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo ntukabure ishimwe ugifite umwuka wo guhumeka, ntukabure gushima Imana ukiri muzima. Ntukabure ngo nzashima byagenze bitya, nzashima hari icyo Imana yakoze gifatika. Byonyine kuba mubyutse muri amahoro ni ishimwe rikomeye. Mureke rero tujye mu ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana idushakaho muri iki gitondo cyangwa se kuri uyu munsi. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Mugisha Manase, nawe niwe uri budufashe uyu munsi twumve icyo Imana itugezaho. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Luka, ni ibice byaho 7. Yego, bice 7. Turahera ku murongo waho wa mbere. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze. Yesu akiza umugaragu w'umutware w'abasirikare. Ngo Yesu akiza umugaragu w'umutware w'abasirikare. Urumva ko harimo gukiza, ariko yakijije umugaragu w'umutware, yari umutware w'abasirikare. Ngo Yesu aramukiza, yakijije umuntu nkuko yagukiriza umwana, yagukiriza umukozi wawe, yagukiriza mwene so, yakiza, arabikora. Ibyo nabyo ni imirimo, tujye kumva imirimo Yesu yakoze, kuko Yesu agira neza. Aho yageze asanze umuntu arwaye, Yesu aramukiza. Yesu yageze ahantu, bega nje kubwira ngo Yesu yo yakugezeho hari ikintu gihinduka. Yesu yo yahageze arabimenya. Umurongo wa mbere hagize ngo iki? Umurongo wa mbere nuko ayo magambo yose amaze kuyabwira abantu, ajya i Kaperinawumu. Umurongo wa kabiri, hariyo umutware utwara umutwe w'abasirikare, yari afite umugaragu we akunda cyane, wari urwaye yenda gupfa. Uwo mugaragu ngo uwo mutware w'abasirikare ngo yararwaye yenda gupfa, yararembye. Ntacyo uyu mutware, ntacyo shebuja atari yarakoze, ntacyo shebuja atari yaramukoreye, ariko umugaragu we ngo arangara remba. Ntacyo atari yarakoze kuko yari umugaragu akunda, yari umugaragu we akunda, ariko biravuga ngo araremba yenda gupfa. Imana itugirire neza. Murongo waho wa kane wa gatatu urakoze. Uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Umurongo wa kane, nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati ni umuntu ukwiriye kumugirira utyo. N'umuntu ukwiriye kumugirira utyo. Umurongo wa gatanu, kuko akunda ubwoko bwacu. Kuko Yesu akunda ubwoko bwacu, ndetse n'isinagogi yacu niwe wayitwubakiye. Imana itugirire neza. Abayuda, Bibiliya ivuga ngo barahendahenze, binginze Yesu. Bivuga ngo mujye mureka tumenye ukuri. Yesu aringingwa, Yesu arahendahendwa, Yesu baramwinginga, Yesu baramubwira bakamwinginga.
ahambwa ati rwose uyu mutware we nta bushuti yari afitanye na Yesu, nta kundi kuntu bari barabonanye. Icyakora ngo yakundaga abayuda, yakundaga ikintu kindi gikomeye yakoze, yubatse urusengero rwabo, nibo babubakiye urusengero. Hanyuma bivuga ngo yari afite imirimo myiza, yari afite ibikorwa byiza. Uyu mutware yari afite imirimo myiza, ntaho tubona abanye na Yesu ngo amukurikire bagendane, ariko ngo yagize imirimo myiza ayibikaho. Hanyuma aza kugira ikibazo, buriya rero mujye mureka tumenye ukuri, kuko aha niza abantu benshi igihe ubwanjye bati koko kubona ukuntu runaka yakoze agakorera Imana akaba ahuye n'iki kibazo, ibyo ntabwo bivuga yuko utarwara. Kuba warakoze umurimo w'Imana, kuba waragize umuntu ufasha, ntibyatuma akazi utakavaho. Ariko Imana yacu irazirikana, Imana irazirikana ikamenya yuko hari imirimo wakoze, kuko nubunije kukubwira ngo ugire ingingo ikurengera. Jya ushaka se ingingo ikurengera, gutunga ingingo ikurengera, kugira ikintu wakora Imana izakwibukiraho, jya ugira ikintu wakora Imana izibuka, jya ugira urwibutso imbere y'Imana. Ubu ngubu hari abantu benshi batunze inzibutso, hari abantu benshi akaba ati iki kintu nicyo nibukiraho runaka, ukabana rwose n'ikintu nicyo mwibukiraho, ntabwo nabura kutamwibuka kuko twagiranye ibihe. Nawe rero jya ugira ikintu Imana izakwibukiraho, ukibane umunsi uzagera mu makuba, hanyuma uzagira icyo kintu kizakubera urwibutso imbere y'Imana. Kuko tubonye uyu Bibiliya tubwiye umugaragu wari urwaye. Uyu mugaragu ntanazwi, azwi na shebuja, niwe umuziho imirimo myiza. Hari ijambo Imana ngo yajyaga ibwira Salomo ngo nibutse so Dawidi, iyo ntaza kwibuka so Dawidi mba nkugiriye nari gukora ngo kenshi bivuga ngo Salomo yagiye akizwa n'imirimo yase, yagiye akizwa n'ineza se yakoze imbere y'Imana. Rero uyu mugaragu nta hantu tubona yigeze agirana ubushuti na Yesu, ariko abayuda bagiye imbere ya Yesu bahendahenda Yesu kugira ngo uyu mugaragu akire, kubera imirimo ya shebuja. Imirimo myiza ukora ishobora kuzagirira umumaro abana bawe, imirimo myiza ukora ishobora kuzagira umumaro urugo rwawe, imirimo myiza ukora ishobora kuzakugirira akamaro igihe kiri imbere. Imirimo myiza ukora mu nzu y'Imana, imbere y'Imana, ku bakozi b'Imana, kuri bene so mu bana, imirimo yawe myiza ukora, imbuto wera zizakubera ingingo yakurengera, zizakubera ingingo yagukura mu kibazo se. Kugira imirimo myiza, ndashaka kukubwiza ukuri, jya usenga ube umukristo ariko ushaka imirimo myiza, ushaka imirimo myiza. Yesu ngo yigeze abwira abantu ati naraje, nari nshonje, ntabwo mwigeze mungaburira, nari nambaye ubusa, ntabwo mwanyambitse. Ngo bamwe bavuga ngo mwami waje ryari, ko ntigeze nkubona ushonje, ko ntigeze nkubona uje kumfunguza. Ngo umwe muri mwe igihe yazaga avuga ngo mfungurira, umwe muri mwe wari wambaye ubusa mubana mu materaniro. Rero Yesu azaza muri mwene so, Yesu azaza, Imana izaza, Imana izaza iciye muri mugenzi wawe, muri muturanyi wawe muturanye. Jya ushaka imirimo myiza izakubera ingingo izakurengera. Ndagira ngo rero uyu nguyu twumve uyu mugaragu yakijijwe n'iki? N'imirimo myiza shebuja yakoze. Uyu mugaragu yakijijwe n'imirimo myiza shebuja yakoze, kuko ngo yararwaye, bivuga ngo yararwaye yenda gupfa. Hanyuma ngo abayuda bahendahenda Yesu, baramubwira bati ni umuntu ukwiriye kumukiza, kubera ko Yesu uyu mugabo yarakwiriye kumugirira neza, kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niyo bayitwubakiye. Narinje kukubwira ngo shaka imirimo myiza, shaka imirimo myiza uyibikeho,
uyibikeho, izakubera impamba, izakubera impamba, izaguherekeza. Imirimo myiza iherekeza umuntu, imirimo myiza isigara inyuma wagiye, imirimo myiza irakuvugira. Burya imirimo myiza iravuga. Imana itugire neza. Imirimo myiza iravuga. Kugira ngo ndasenga, Imana iranzi. Imirimo myiza ishobora kukurengera ikakongerera imbaraga, ukuzura umwuka wera kubw'imirimo myiza. Imana ikakugirira imbabazi, ikagenda ikagenda igushyigikira. Umuntu ugira imirimo myiza yasenze, yatatse, Imana iramwumva. Urugero, Bibiliya itubwira uwitwa Hezekiya ngo yararwaye yenda gupfa, nawe yararwaye ngo araremba, agera ku gisasira gitindaho, baramuvuza biranga, bivuza biranga, ngo araremba. Ujya ubona abantu barembye, ujya kwa muganga ugasanga abantu barembye, ako ngo Imana. Buriya rero ibintu byose bitugeraho cyangwa se bikugeraho, Imana ibibizi. Imana ibibizi. Ejo utazanibeshya ngo uvuge ngo Mana yari yasinziriye, ngo yari yasinziriye, ngo niyo mpamvu ngo iki kibazo kimbayeho, ngo hari yari yazindutse, ngo hari ntiyari ihari. Imana ihumbije twapfa tugashira, itubera amaso ku manywa na nijoro. Imana iradukunda, urukundo rwayo ruduhoraho. Rero uje kukubwira ngo yugira imirimo myiza imbere y'Imana. Hezekiya yagize imirimo myiza, hanyuma ngo ararwara, ngo yenda gupfa. Bibiliya iravuga ngo amaze kuremba ngo haza umuhanuzi Yesaya aramubwira ngo Hezekiya, umva uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo tunganya iby'urugo rwawe, ntabwo iyo ndwara izakira. Ariko ngo Hezekiya yerekera ivure, abwira Imana, arayibwira ngo Mana wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye, wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye. Urabona, iyo ni imirimo myiza. Rero Imana itugirire neza, tugire imirimo myiza. Igihe turimo, igihe tugezemo, tugire amagambo meza, twere imbuto, tubwire neza abantu, tubabwirize neza, tuvugane ubugwaha neza, tugarure abantu. Niba hari abantu baguye, tubabwire tutabaciraho imanza, tutababwira ngo Imana izabica. Imana ntiyica, Imana igira urukundo, itinda kurakara. Tubwire abantu ko Yesu ababarira, tubwire abantu ko Yesu afite imbabazi, tubwire abantu ko Yesu akiza indwara, akiza ubumuga, akiza urupfu. Urupfu yarumize bunguri. Mweke tumwizere, tugire imirimo myiza, twubahe Imana. Bene data bakristo bakundwa, ngo Hezekiya abwira Imana ngo wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye. Kugira umutima utunganye ni imirimo myiza. Kubaha Imana ni imirimo myiza. Gukunda bene so musengana ni imirimo myiza. Gukunda abantu ni imirimo myiza. Gukunda abantu ni imirimo myiza. Ndagira ngo nkubwize ukuri mwene data mu Kristo, ujye ugira imirimo myiza. Urumva, ujye ugira imirimo myiza, nta kindi kizakurengera. Imirimo yawe myiza, kwera imbuto, kugira abantu inama, kutabona umuntu ari mu kibi ngo kimurekeremo. Tugerageza, ntukabona umuntu akora ibibi ngo umureke ngo uvuga ngo ntibindeba. Oya, nubona umuntu ari mu byaha ukabona kumubwira bitamugukundira, jya umusengera. Ufata igihe umusengera. Nubona mwene so yarasubiye inyuma, ukabona umuntu yaraguye, abantu b'Imana, abantu baguye, ntibikatunezeza. Tujye tubabara, kuko gusubira inyuma n'uguhomba, n'ukunyagwa, tujye bidutera agahinda kuruta kubona umuntu yanakennye, yanasubiye inyuma yakennye nta kibazo. Wasubiye inyuma ugashomera, ukabura akazi, ariko uri mu Mana, bityo ntibikaguhangayitse cyane. Ariko nubona umuntu yavuye mu Mana, yasubiye inyuma, yisubire mu byaha, yasubiye gusaya, jya urabara. Burya ni imirimo myiza. Tuvuge ubutumwa, tubwiriza abantu, tubabwire ko Yesu agira neza, tubabwire ngo bave mu byaha, bahunge icyaha, icyaha kirica. Tubwire abantu, tugire umumaro, ni umurimo myiza. Imirimo myiza ntabwo ari ugutanga amafaranga gusa, imirimo myiza ntabwo ari ukwambika abantu gusa, imirimo myiza ntabwo ari ukuvuga neza gusa, ahubwo uri kubwiriza abantu tukabakura mu byaha,
tukazereka Imana ngo Mana wibuke ko runaka yakijijwe kubera jyewe. N'igihe wamwambitse mujyana mu rusengero, n'igihe wagiye umugaburira nkamumenyera iposho, hanyuma arangije ajya mu rusengero arankurikira. Ibyo bintu uzabihererwa ingororano, ibyo bintu Imana izabiguhembera. Kuba warambitse umuntu ukamugaburira, ukamugurira inkweto, ukamugurira imyenda, warangiza akagukurikira akagusanga mu nzu y'Imana kubera ko hari icyo umufashije, yarangiza agakizwa akareka ibyaha. Ni ukuri ari umupagane, yasambanaga, yibaga, yari umujura, ukamufasha. Wenda ushaka utazi gusoma Bibiliya ngo uvuge amagambo meza, ubwiriza, wuzure umwuka we, ariko Imana ku butunzi yaguhaye wagaburira umuntu umupagane wiba wirirwa umena inzugi, ukamugaburira, ukamumenyera iposho, ukamuzana mu nzu y'Imana. Kuko njyewe nzi ko hari n'abantu bajya bakora ubusambanyi atari ukubukunda, ahubwo ari ukugira ngo bigurishe babone icyo bishyura inzu, babone icyo barya. Uwo muntu rero ugize ikintu kimwe umukorera, ushobora kuba utazi ahantu wamusomera ngo afashwe akizwe, ushaka kuba utazi gupfukama ngo umusengere, ariko umwishyuriye inzu, umugaburiye, ukamubwira utakira, ibyo bintu bireke, Yesu yakurengera, ndagusengera, Imana igukura aho hantu. Azagukurikira, namara kugukurikira ajye mu rusengero, mwuka Imana ahamufatire, namara kwamufatira akizwe, namara gukizwa ave mu byaha, yature ko ari Kristo ari umwami n'umukiza we. Uzasanga ashobora no kuzavamo umuvugabutumwa mwiza, ashobora kuzavamo umuntu ukomeye wo kubwiriza abantu bagakizwa, ashobora kuzavamo umuntu w'umumaro uzubaka urusengero, ashobora kuzavamo umuntu w'umumaro w'umubaji uzi kubaza, akabaza intebe zo mu nzu y'Imana, akabaza kubaka urusengero, akakora ibintu bikomeye. Rero ubwami bw'Imana bukaguka. Ufite ikintu wakora, shaka ingingo izakurengera, shaka ingingo yo kukurengera, shaka ingingo yo kukurengera mwene data. Ezekiya Imana imwongerera imyaka 15 yo kubaho, iramubwira ngo kandi nzagukizanya n'umurwa. Urumva kubera iki? Yabwiye Imana ngo wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye mu gihe cyanjye nagukoreraga, mu gihe narindi muzima ntararyama. Ako ubuzima ufite ubu byaje uwe musaruro, igihe ufite uragikoresha ute? Ahangaha ngo umutware ababwira ngo nimugende mumbwirire Yesu, mumubwire yuko umugaragu wanjye arwaye, mumumpenda-hendere. Nta kindi bari kuvuga usibye kumubwira imirimo umutware yakoraga. Baramubwira bati ni ukuri ni umuntu ukwiriye kumugirira urutyo kuko akunda ubwoko bwacu. Ese wowe ukunda bene so? Ukunda abakristo bagenzi bawe? Urukundo rwawe ruzwi na bose? Kuko biratubwira ngo urukundo rwacu rumenywe na bose. Urukundo rwawe ruzwi na bose. Shaka imirimo myiza rero uyibikeho, shaka imirimo myiza ugire wubaha Imana, shaka imirimo myiza kugira ngo Imana ibyibuke. Ezekiya aburana n'Imana, arayibwira atoya Mana kumbwira ngo nintunganye iby'urugo rwanjye sinzakira, ntabwo ari cyo gihembo waba umpembye. Ati kandi nawe ufite n'ibindi nteganya. Burya mu mutima wawe ugambirira ibyiza, ibyo uzakora, ugambirira ibyiza, ibyo uzageraho Imana iramutse kugiriye neza, ujye ugambirira ibyiza, ujye ugerageza kugambirira neza. Umwaka turi mu mpera z'umwaka, turi kugenda dusatira kurangiza umwaka. Amatariki iminsi isigaye niyo mikeya, ariko urumva uzakora iki mu mwaka utaha? Urumva ugambiriye kuzakorera iki? Imirimo myiza ugambiriye ni iyi? Urumva wabwiriza abantu bangahe kugira ngo bakizwe? Kuko Imana irashaka ko tubwiriza abantu, Imana irashaka ko tuvuga amagambo meza, Imana irashaka ko tugira imirimo myiza. Nta kindi Imana idukeneye imirimo myiza. Ibyo byonyine idukeneye imirimo myiza tukayikorera. Ikeneye kuyikorera, nta kindi yaguhereye agakiza. No kugira ngo uhaguruke hanyuma ukorera Imana, ubwire abantu bave mu byaha, ubwire abantu barekura ibyaha, ubwire abantu bareka ubugome, ubwire abantu bareka ubusambanyi, bareka ubusinzi, bareka ubujura, bareka amarozi, bareke gusebanya, bagire imirimo myiza, bakorera Imana, bashyira amaboko hasi. Abashoboye kuririmba baririmbe, abashoboye kuvuga ubutumwa babuvuge, abashoboye guhanura bahanure, abashoboye kubwiriza babwirize. Urumva twese abashoboye gukora, abashoboye kubaka bubake,
bashoboye kwambika abantu mu nsengero babambike, nugera mu rusengero ubona harimo bene so bambaye ubusa ubambike, nugera mu nzu y'Imana wumve hari ikintu wakora, ubwiriza abantu babwire uti bisibyo, nusanga abantu bagambana babwize ukuri, wibakwepa ngo wigendere, babwize ukuri, babwire ngo ibyo bintu mukora birasenya, mwisenya umurimo w'Imana. Abantu basenya umurimo w'Imana ntabwo bazarama. Rero bene data bakristo bakundwa, nimureke tugire imirimo myiza. Uyu muntu avuze amagambo akomeye aravuga ngo kuko akunda ubwoko bwacu. Urumva? Ni ingingo ya mbere, kandi n'isinagogi yacu niyo yatwubakiye. Urumva? Aradukunda, muri urwo rukundo yatwubakiye urusengero. Ese wowe ukora iki mu rusengero? Ukora iki mu nzu y'Imana? Ukora iki? Ukora iki? Ndabizi ko udashobora kujya mu nzu y'Imana utatekereje ngo ndambara iki. Ubanza gutekereza icyo ukora, ukuntu kubanza kwitunganya ku bwawe. Kibanza utekereze n'ikintu wakora ugeze mu nzu y'Imana. Uyu munsi ngize amahirwe yo kwinjira mu nzu y'Imana, ndi bukora iki? Ngize amahirwe yo kujya mu materaniro, ndi bukora iki? Jya ushaka ikintu wakora, jya wibikaho imirimo myiza. Mana ishimwe. Murongo waho wa 6 havuze ngo iki? Yesu ajyana nabo ageze hafi y'inzu. Yesu ajyana nabo bamaze kumubwira imirimo y'uwo mugaragu, y'uwo mutware. Reka nkubwire, Imana izakurindira icyo umaze, ntabwo izakurindira icyo uri cyo. Imana izakurindira icyo umaze, ntabwo izakurindira icyo uri cyo. Yesu ajyana nabo ageze hafi y'inzu. Yego, ageze hafi y'inzu y'uwo mutware w'abasirikare. Ageze hafi y'inzu y'uwo mutware w'abasirikare. Ntiwirushye kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Nyagasani, ntiwirushye kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Murongo wa 7. Nicyo gitumye ntekereza ko nanjye mpereye ko ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nza aho uri. Bidakwiriye ndetse ko nza aho na uri ngo tunabonane. Mbese njyewe nirebye yarimenye. Hari abakristo batimenye pe, ariko ibaze kugira ngo uyu muntu w'umutware ntaho tumuzi mu budiyakoni, ntaho tumuzi mu buririmbyi, ntaho Bibiliya ivuga ari umutambyi, ntaho Bibiliya ivuga wari umuhereza wa vino. Ariko yari umutware, yari afite akazi akora ko hanze, gusa yagize imirimo myiza. Aravuga ati abana abantu b'Imana, reka mbashyigikire. Jya ushyigikira abantu b'Imana, jya ushyigikira Imana. Imana nayo bayishyigikira mu nzu yayo, yo babwiriza, yo buvuga butumwa, yo ukora imirimo, yo wanga icyaha, buri bwishyigikira Imana. Yego, Imana ishimwe. Uyu mutware aravuga ati ntiwirushye, nanjye ndabona utakwiriye no guhura nanjye nikurikije ko ndi umuntu buntu. Mbese ndumva agaciro kawe kadakwiye. Jya Yesu agaciro, jya umuzamura, jya umwubashye, iyo ukora neza, iyo wisuzumye ukimenya ukavuga utoya Yesu nkurikije uko niyizi, sindi uwo kuvugana nawe tunarebana, wanavugira iyo nkajya numva ijwi ryawe cyangwa ukantumaho abantu. Yari yimenye. Jya wimenya ko wagize intege nke, jya wimenya ko uwo munsi uri umunyantege nke uce bugufi. Ikintu kibabaza ni ukutimenya. Iyo utimenye ntushobora kunezeza umutima w'Imana. Uyu muntu arimenya, aravuga ngo Yesu ntibikwiriye, nicyo gituma udakwiriye kugera iwanjye cyangwa se ngo nanjye umbone. Arimenya. Wa mukristo, jya wimenya intege nke zawe, ntukanaburane. Hari n'umuntu umwuka w'Imana arondora akavuga ati ariko ntabwo ari jye, ni ukubera runaka. Ugasanga urashaka gutanga ibisobanuro mu cyaha. Icyaha nta bisobanuro gitangirwa. Icyaha ni icyaha, nta bisobanuro watanga mu cyaha. Ngo impamvu nakoze ibi, ngo impamvu nibye, ngo urabona umushahara ngo kamembe bakabaye baranyongeje, ngo ariko ngo niyo mpamvu rero ngo nanjye oya, nta mpamvu. Ntukisobanure mu cyaha. Cyaha barakihana, ntabwo bisobanura. Uyu muntu arimenye aravuga ati rwose ntabwo bikwiriye, rwose ntabwo bikwiriye. Yego, ntabwo bikwiriye. Arimenya, amenya ko yakosheje, amenya ko yabaye umunyantege nke, amenya ko adakwiriye.
jya wimenya mwene data, jya wimenya mu Kristo kugira ngo ugirane ubucuti n'Imana. Iyo umaze kwimenya ukamenya intege nke zawe, uca bugufi ugasaba Imana imbabazi. Imana ni umutunzi w'imbabazi, irababarira, igira urukundo, igira imbabazi. Imana irababarira. Rero ikibazo ni uko utimenya ngo umenye yuko uri umunyantege nke, nicyo kibazo. Ariko ubundi wabisobanukiwe, Imana irababarira. Hanyuma umurongo waho wa kangahe? Wa 7 tuwusubiramo. Umurongo wa 7 tuwusubiremo. Yego. Nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nza aho uri ubwanjye, ndetse ko nanjye ubwanjye nanakugera imbere. Yesu yari amaze kumva imirimo. Yesu ni umubyeyi w'imbabazi. Hata umuntu koko wabatse urusengero, wagize neza atya, umuntu koko ufite imirimo nk'iyi, uyu muntu ufite iyi mirimo koko, aravuga ati reka tugende, kuko yewe ngo Yesu ajyana nabo. Hanyuma umugaragu avuga ati reka mutware databuja, ntabwo bikwiriye ko wangeraho, ntabwo bikwiriye. Jya wimenya mwene data, ndumva umutima wanjye ubabaye kubera ko hari abantu batimenya pe. Ari n'abandi tureberaho b'intangarugero, batinze mu nzu y'Imana, baramenye, barasobanukiwe, barigishijwe, ugasanga umuntu yihagazeho ntiyimenye ko yakoze ikosa, ntashaka guhugurika, niyo wamuhugura ahita arakara, afata indi myanzuro kubera kutimenya. Yego. Ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira. Ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira. Umurongo wa 8. Kuko nanjye ndi umuntu utwara abandi, mfite abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe ntigenda aragenda, nabwira undi ngo ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye nikora iki akagikora. Ibwo mba ndi gutegeka Yesu, nabwira umugaragu wanjye nti kora iki akagikora. Yesu abyumvishe aramutangarira. Yesu yumvise uwo mugabo aratangara cyane, aratangara. Ahindukirira abantu bamukurikiye ati, ndababwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya. Habe no mu Bisirayeli. Izo ntumwa zisubiye mu nzu zisanga uwo mugaragu akize. Amen. Imana iguhe umugisha. Izo ntumwa zisubiye mu nzu. Ubundi Yesu yanezerewe arakora, yo yishimye arakora, yamunejeje arakora, yumwubashye arakora. Ni umubyeyi agira imbabazi, arazirikana. Basubiye mu nzu basanga umuntu yakize. Kubera iki? Yari afite shebuja uzi guhakwa, uzi guca bugufi, uzi kwizera. Wa mubyeyi we, bera amaso umuryango wawe, wa mugabo we, wa mugore we, wa mukobwa we, bera amaso igihe cyawe, shaka ingingo izakurengera, shaka imirimo myiza. Wa musore we, ukeneye iterambere, shaka imirimo myiza, shaka ingingo izakurengera. Imana itugirire neza, tumenye kugira ingingo izaturengera, twishakire ingingo izaturengera, twishakire ingingo yo kuturengera mu Mana. Dushake kugira imirimo myiza, dushake kubaha Imana, twimenye abo turi bo. Imana yo mu ijuru itugire neza. Reka dusengere ijambo ry'Imana. Mana data, iri ni ijambo ryawe, turarisengeye. Ijambo ryawe ni inkota y'amujyi abiri, ririce mu gutwi kumwe ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rigira abo rikiza, rigira abo rihindura, rigire Mana abantu rihindura mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Imana yo mu ijuru, garura abantu mu murimo wawe, garura abantu imbere yawe, abantu bakubahe, abantu batinye, abantu badagadwe, abantu bagira ukuri mu mitima yabo, ugabanye umubare w'abarimbuka, kandi abantu bagira amahoro mu mitima yabo.
urakoze Yesu. Agura imitima y'abantu bahindukiriye kugushaka. Mana, toza abantu ishyaka n'inyota ryo gushaka ijuru, ryo gukorera ijuru mu izina rya Yesu. Bwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane nibo bazabujyamwo mu izina rya Yesu. Bahunga icyaha, bahunga urupfu, bahunge kandi bashaka Imana bakiranutse. Urakoze Yesu. Iri jambo ryagurire mu mitima ya benshi. Dusengeye umuntu urwaye, dusengeye abarushye, dusengeye abaremerewe bafite imvune zo mu mitima. Buri muntu wese umugirire neza, buri muntu wese akubone. Urakoze Yesu. Iyo umuntu urwaye amaso yombi, Yesu nuyakize. Kuraho abantu ibyorezo, kuraho abantu imize, kuraho abantu akaga, imigambi ya shitani ntikagerweho yo kubabaza ubwoko bw'Imana. Gira neza isi, girira imbabazi isi, girira imbabazi isi, girira imbabazi isi Kristo, girira imbabazi abantu bawe abateshutse bavuye Mana mu buntu bwawe, nubagarukeho. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Imana ihabwa icyubahiro. Yari Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Reka nguhe telefone yanjye, wifuje ko dusengana, hari icyo twasobanukiwe, byo byose watubaza. Ni 07 8 50 98 944 07 8 50 98 944 na 07 2 74 34 93 rimwe. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Philadelphia, Imana iratsinda.